Iyi ni indirimbo yavugishije abantu cyane, ikaba indirimbo yatumye uwitwa General Ben, ngira mwagiye mubona kuri za TikTok na za Instagram ari kurekarama, ndetse anagaya cyane uyu musore bayikoranye witwa DS Dollar, avuga ko rwose ari umusore utari mwiza cyane mu buryo bujyanye no kumvikana, ndetse ikaba indirimbo yongeye kumuhuza n'umu ex we, bari gukora challenge kugira ngo barebe ko iyi ndirimbo kabisa yazafata imihanda. Rero irashyize igiye hanze mu bintu abantu benshi batakekaga, cyangwa se mu bintu abantu benshi batizeraga ko iyi ndirimbo yazajya hanze uwitwa DS Dollar ari kugaragaramo, dore ko uwitwa General Benda yari yavuze ngo nzemera nyisohore kandi nzayisohora ni njyenyine, nubwo uyu DS Dollar atarimo kugenda abyumva neza ku kijyanye n'amafaranga bayishoyemo bajya gushutinga bagira bate banayikorera audio, byose ngira ngo muri kubyumva ibigenda ku ndirimbo iyo bari kuyisohora biba ari byinshi. Dore ko uko uyu General Benda yatangazaga ko ibintu byose yamaze kubikora bijyanye n'imyambaro abantu bazambara, ibijyanye n'ibintu byose bigiye bitandukanye bigize indirimbo, ariko ikintu batumvikanagaho ni karite ya videwo bari barimo gusezerana izasohoka, dore ko bavugaga ko bazakora video y'ibihumbi 2,000 ariyo uyu musore bita General Benda yari afite, ndetse DS Dollar akavuga uti wapi video y'ibihumbi 2,000 waba uncishije amazi, ati yaba ari video iciriritse, ati ngenda ashaka video y'ibihumbi 5. Rero uyu General Benda akavuga uti 5,000 sinabibona, dore ko muri iyi minsi ndi ku gashomeri, ati nasezeye ku isibo, ati TikTok yanjye barayibye, ati 5,000 wapi ntabwo napfa kubibona by'idolari, ati turakora video y'ibihumbi 2,000. Rero uyu mutipe wita DS Dollar akivumbura cyane akavuga uti wapi ntibyakunda, ahubwo nunayishyira ku rubuga rwawe, ati nzahita rwose nkikuraho nta n'isegonda rizashira iriho. Rero ibi ngibi yabivuze n'ubundi uyu witwa General Benda nk'uko uri kubireba imbere yawe, yari amaze gushyiraho iyi audio, yari amaze gushyiraho audio y'indirimbo yitwa Repete ku rubuga rwe rwa YouTube. Hari noneho uyu witwa DS Dollar akamubwira uti nuramuka ushyizeho video rwose ntabwo bizakunda, nzahita nyirega bayikubite copyright ihite ivaho. So rero yaje kurangira bagaragaje ko icyo bapfa kiruta n'ubundi icyo bapfana, bose ko ari abantu n'ubundi bari gushakisha umugati, birangira bumvikanye, byaje kurangira bumvikanye, bemeza ko indirimbo baza no kwishyira kuri channel y'uyu witwa DS Dollar, dore ko ari umuhanzi navuga ngo ufite impano idasanzwe mu bijyanye n'imyandikire ndetse n'imiririmbire ye itangaje idasanzwe. Uyu mutipe kabisa ufite impano idasanzwe, byaje kurangira bayishyize kuri channel ye. So reka turebe rero uko bigiye bihagaze, ngira ngo nawe wabashije kuyumva, cyangwa se niba utabashije kuyumva ugende uyumve neza, cyangwa se unarebe video yayo neza, urebe koko iyi nimba ari ya video yakabirijwe cyane, ndetse video navuga ngo yakomeje kuvugisha abantu benshi, ibinyamakuru bigahaguruka, ngira ngo no kuri ubu ngubu iyi story ndi kuvugaho ndakeka hari ibindi binyamakuru nkeka ko byabashije kuba bivuga reka turebe ko iyi ndirimbo iraza guhangana n'izisanzwe zihari, dore ko icyo nakita views kuri ubu ngubu zabaye izibura kabisa, kuko urebye nko ku isoko ukareba nk'indirimbo ya Melody imaze iminsi 11 yose, iminsi 11 ntabwo iruzuza na miliyoni, ubundi ibi ntabwo bisanzwe. Ngira ngo kuyibona ni ya yindi yitwa kuba nisindiye, muri iyi minsi sinzi uko byagenze, ndabona indirimbo ziri gusohoka zitari kurebwa cyane, ngira ngo iyi ni ya mpano nayo itamaze igihe, imaze nayo iminsi 11 yasohokeye rimwe n'iriya, urabona ko ifite views 148, bivuze ngo nabyo ntabwo ari byinshi, nta n'ibihumbi 200 biriho. Noneho iya Okama nayo yaravuzwe cyane, iya Okama nyine ari kumwe na Bulldog, ngira ngo nayo iri kubibona ko iri mu 100, hano iruzuza 200, ndetse hari n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye zagiye zisohoka ndetse bigasohokera rimwe, zitaragera muri miliyoni, bivuze ngo views muri iyi minsi kabisa sinzi uko byagenze kuri muzika nyarwanda. Reka turebe ko iza guhangana igakura kuri za chat ku myanya ya mbere za Tsunami n'izindi zigiye zitandukanye, nkeka ko zihariye iyi myanya harimo za Pose, ngira ngo uri kubyumva neza cyane. So nta bindi birenze rero nje kukubwira ko ari ukugutangariza ko iyi ndirimbo yavugishije abantu benshi ndetse igateza impagarara kuri iyi mihanda, kuri ubu ngubu iri hanze, wagenda ukayireba indirimbo igastreaminga muzika nyarwanda to the world. So nta bindi birenze rero, mukomeze mugire ibihe byiza. Yari Kigali The Twilight Talks Entertainment, amakuru y'ibyamamare yo nakagaruka.